we yari yiteye awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Twasomye igitabo cya mbere cya Samweli ibice 18 umurongo wa mbere. Nagira ngo dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Data, turagushimiye kuduhaye ubuntu bwo kumva ijambo ryawe, rihire mu mitima y'abagiye kuryumva, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi bubane n'abagiye kumva ijambo ryawe. Dukumiriye ikirogo yose n'imigambi ya Satani yatuma hari uriganywa. Reka ineza bibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Turacari ku rukundo dukwiye gukunda Yesu, cyangwa se dukwiye gukunda Imana. Nababwiye ko Imana yidukunda kurenza uko umuntu abasha kubitekereza, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana kuko yakunze abari mu isi cyane kandi ikabakunda ari babi, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntekereza ko wakunda yakunda uwazi cyangwa se yakunda umukunda, ariko Imana yadukunze turi babi kandi dukunda cyane. Nibyo byayiteye gutanga umwana imufite ari umwe kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu nawe yadukunze uburyo butangaje, kuko yagiye bigarukaho inshuro nyinshi aravuga ngo nta wakunda abantu kuruta ushobora gutanga ubugingo bwe. Yesu yatanze ubugingo bwe, atanga amaraso ye, arababara kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ngo rukundo nibwo Imana igukunda, niko nawe ufite itegeko ryo kumukunda. Abafarisayo babajije Yesu bashaka kumugerageza, nibwo twasomye muri Luka 10, bashaka kumugerageza baramubaza ngo nkora iki nzaraga ubwami bw'Imana. Yesu abaza umufarisayo aramubaza ngo usoma iki mu mategeko? Aravuga ngo nasomye ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hari ikintu kimwe cyantangaje, naje gusanga abantu benshi ntidukunda Imana ahubwo twikundira mu Mana. Ntabwo dukunda Yesu, nitwe twikundira muri Yesu. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Gukunda Yesu no kwikunda wowe ubwawe wikundiye muri Yesu ni ibintu bibiri. Yesu tumuzi nk'umuntu utanga imigisha, tumuzi nk'umuntu utanga ibintu bifadika, bigatuma abantu bajya gusenga badasenga ari uko bakunda, si uko baba bamukunze, ahubwo nuko baba bakunze ibyo abaha. Mwibuke rimwe Yesu yigeze atanga imigati, abantu barahurura ngo baramushaka, we ngo yatajya hakurya y'inyanja. Baramushakisha, bambuka inyanja bamusangayo kugira ngo abahe imigati. Arangije ngo uwo munsi ngo ashaka kubagerageza, ngo ahita arababwira ngo singe mushaka, ni imigati nabahaye ejo bundi. Ngo barangije ngo barababara cyane, bahita baragenda, ntihagira n'usigara. Hasigara 12 bonyine. Abarebye mu mutima nabasanga bagiye bakurikiye bene wabo. Arubwo umuntu agenda ariko umubiri ukahasigara. Arabaza ngo namwe murashaka kugenda? Baramubwira ngo twajya he, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Basi ni nkaya bakamubwira ati waradushutse turashukika. Umva Petero yari ataye inshundura, bamatayo bararetse gukoresha ikoro, bari barahombye ibyabo, akavuga tumva ni hahandi, reka tuguma basi niyavuze basi turahumurizwa, ariko nta kindi tumutegerejeho. Hani hari hashize iminsi bamubajije ngo nkatwe twasize byose, ni iki kindi uzaduha? Mu by'ukuri hari ibintu bari baje bazi ko Yesu aje gukuraho ingoma y'Abaroma, akima akaba umwami. Abantu ba mbere bamukurikiye bari ba Petero bava mu ishaka ry'Abazerote, bari bavuga ati twebwe tuzagwana no kuwa nyuma ariko dufate igihugu. Nabo bantu bamukurikiye niyo mitekerereze bari bafite. Yesu nawe kuko inyigisho ze zitandukanye n'izacu, yajyaga avuga ati ubwami bwanjye si ubwo muri iki gihe, akavuga ibintu by'ubwami bwa kera, akavuga ko aje gutangiza ubundi bwami ariko mu matwi y'abantu butumvikana neza. Byagaragaye ko abantu atari we bakundaga, ahubwo bakunda ibyo abakorera, ibitangaza bakorera cyangwa se ibyo abaha. Niko Bibiliya ivuga mu ngoma, aho ivuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye, nanjye nzamanuka mbakirize n'igihugu. Naje gusanga ko abantu benshi aha gusenga bashaka mu maso h'Imana, basenga bashaka mu ntoke z'Imana. Mu ntoke z'Imana hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari mazu, hari ibintu byose byiza birahari mu ntoke z'Imana, ariko mu maso nawe hasobanuye ubusabane.
ese umuntu aguhaye ibiri mu ntoki akakwima mu maso byaba bikumariye iki? Kandi ntekereza ko nta wakwereka mu maso, ntawo mwasabana ngo akwime ibiri mu ntoki. Nimusabana n'Imana izahora irambuye intoki zo kuguha imigisha, ariko ishobora kuguha ibiri mu ntoki, kuko kugira neza kuzuye isi. Imana igirira neza abantu bose. N'imvura iguye igwa mu mirima y'abantu b'Imana n'imirima y'abarozi, izuba rivira ababi n'abeza. Ariko kugira neza kw'Imana hari kugira neza kwihariye. Imana igirira neza abantu bayikunda, bayubaha, bayisenga, bagakora ibyo gukiranuka. Abo ngabo bagira umugisha wihariye. Uyu munsi ndashaka twifashishe urugero rwa Dawidi na Yonatani, tushaka gusobanura urukundo dukwiye gukunda Yesu. Muri iyi nkuru harimo abantu batatu b'ingenzi. Harimo Sawuli, harimo Yonatani umuhungu we, hakaba harimo na Dawidi. Dawidi turamugira twebwe, Yonatani turamugira Yesu. Sawuli we ashobora kuba ahagarariye Satani. Mu by'ukuri hari uburyo aba bantu babonye Dawidi butandukanye. Hari uburyo butandukanye aba bantu babonye Dawidi. Uru rukundo rwa Dawidi na Yonatani ni urukundo ubona rutangaje, twagereranya nk'ubwo twari dukwiye kuba dukundana na Yesu. Akenshi tubwira Yesu ko tumukunda cyane, ariko ikintu kibabaje iyo bigeze mu bikorwa dusanga atari ko bimeze. Ntekereza ko usibye Yesu ntiwabikora n'inshuti yawe ukunda ngo bimunezeze. Urukundo si amagambo, ahubwo urukundo n'amagambo avanze n'ibikorwa. So wabwira umuntu ngo uramukunda utazi aho ataha? Wabwira umuntu ngo uramukunda ntacu uramuha? Ntabwo bishoboka. Byaba ari amagambo, ntabwo byaba biri ukuri. Kuko biri ukuri ntiwakunda umuntu utigeze umenya, ntuzi nimero ya telefone, niba unayizi ntujye uyihamagara, ntuzi aho ataha, nta n'ikintu uramuha. Mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo uramukunda. Iyo usomye Bibiliya ahantu henshi hagenda hagaruka ku rukundo. Aho mu Baroma 12:9 handitse ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Ndavuga urukundo dukundana na Yesu, cyangwa se ubwo dukundana hagati yacu. Urukundo rwacu rwe kugira uburyarya. Buriya n'urukundo rw'uburyarya bubaho. Na Yesu ari ubwo tumukunda urukundo rw'uburyarya. Nawe ntusabana nawe, ntuheruka gusoma ijambo ry'Imana, ntuheruka kwiyiriza ubusa, ntuheruka mu masengesho, ntuheruka gusenga ngo wumve isengesho rigezeyo ukabesha ngo uramukunda. Ntabwo ari byo. Iyo umuntu amukunda biragaragara. Mu Byahishuwe 2:4 havuga ngo wakoze byose neza ko mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Mu by'ukuri abantu benshi bagenda mu bantu bankurikiye, hari abantu batarakundana na Yesu na rimwe. Mu by'ukuri batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Hari abandi bigeze bamukunda birashuha, biba ibintu by'ibitangaza, ariko ubu mu by'ukuri badaherukana na Yesu. Bagiye bacogora buhoro, sinzi icyabacogoje, ndani ibigeragezo banyuzemo cyangwa ni iminsi, ariko byageze aho barabimenyera. Aho kugira ngo urukundo rugende rushaho kuba rwiza, ahubwo rwagiye rukonja. Hari urukundo wakunda rwakubyutsa nijoro gusenga, urukundo rwagutera kwiyiriza ubusa, urukundo rwa rundi rwatuma usoma Bibiliya, urukundo rwatuma ugirira neza abakene, urukundo mbese imirimo wakoraga wumva gusunikwa n'urukundo. None niba ari uko wagize umuyobozi mubi yenda, cyangwa se wacitse intege ukavugwa n'abatakagombye kukuvuga, niba ari ibigeragezo byinshi wahuye nabyo, urukundo rugenda rugabanuka, ubu bigeze ku gipimo kidashimishije, kiri hasi cyane. Bibiliya tubwiye ngo mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ubushize tuganira naravuze ngo dukwiye gukundisha Uwiteka umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Uru rukundo ni ngo rutuma umuntu yihanganira ibigeragezo. Uru rukundo ni ngo rutuma umuntu akunda n'umwanzi we. Uru rukundo ni ngo rwatuma umuntu ashobora kunyura no mu rupfu bigakunda. Abaheburayo 11 havuga intwari zo kwizera, bakavuga uko banyuze mu muriro, uko babatwikishije imiriro, uko babajugunye intare, uko babakereje inkerezo, uko bishwe n'inzara, uko babaga mu bihanamanga. Bakavuga ngo ibyo byose babishobozwa n'urukundo bakunda umwami. Bakavuga ati ntabwo twamuhemukira,
ntabwo twatinyuka gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Basunikwa n'urukundo. None usibye kujugunyirwa intare, ubuse wihanganira n'amagambo nibura? Usibye kujugunyirwa intare, umukozi wiwe mu rugo mubanye mute? Usibye kujugunyirwa intare, ahubwo abo mukobana ku kazi bo mubanye mute? Usibye ibyo, ubukene bwubasha kubwihanganira. Urukundo bakunda umwami nibwo rwatumye bitwa intwari zo kwizera, kuko banyuze mu bikomeye bakihanganishwa n'urukundo. Ese nugeragezwa uzabyifatamo ute nuramuka udakundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose? Ntekereza ko nidukunda Imana tukayikunda mu by'ukuri nk'uko byakagombye, tuzabaho ubuzima bwiza. Reka mbabwire ikintu nzi gikomeye: ubukristo ni bwiza, ariko busaba ikiguzi, bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo ube umukristo. Hari ubwo ubukristo bugusaba gukunda umwanzi wawe, hari ubwo kuba umukristo bigusaba kubabarira utagusabye imbabazi, hari ubwo kuba umukristo bigusaba kwihangana kandi wakagombye kuvuga ukaruhuka. Kuba umukristo hari ubwo bigusaba kwishima kandi bigushimisha bidahari. Kuba umukristo biragoye, niyo mpamvu hari ibindi bitagoye gukora rwose. Hari n'amatora atagira ico wigomwa, atagira ico agusaba, ariko kuba umukristo mwiza, kuba umwana w'Imana, bisaba no kwemera gutanga ikiguzi, mbese ukihangana. Nanone Bibiliya ivuga ngo hego wihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Iki gihe cha Dawidi na Yonatani, inzu y'Ababenyamini yarishizwe hejuru, hanyuma abantu bose bakorera Sawuli. Inzu ya Yesayi yari icishijwe bugufi, ari abakene bahana i Betelehemu baciye bugufi cyane, bacishwe bugufi mu buryo bukomeye. Dawidi ageze ibwami, Sawuli amurebana amaso y'ubukene, aravuga ati aka n'agahungu k'agashumba k'intama katagize amahirwe mu buzima, akana gato k'agakene, akantu kavuye mu giturage iyo katambaye inkweto, kambaye nabi, katabaye ibwami nyine. Ariko Yonatani we amurebana amaso afite ihishurirwa, aravuga ati ndakureba nkabona uzaba umwami. Kandi karakana gato k'imyaka 16. Aya maso abiri ni amaso areba ugutandukanye. Dukwiye gusaba Imana amaso areba neza, niturebe nka Sawuli areba Dawidi akamubonamo ko ari umwongere w'intama gusa. Ariko nitugira amaso nka Yonatani, tuzabona abami nubwo baba batarababo. Ibyahishuwe 3:18 haravuga ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Ese amaso yawe areba ate? Muri iki gihe urimo kureba bimeze bite? Hari ubwo umuntu aba umukire, abantu bagahita bamugira inshuti mu rusengero kuko ari utura menshi, niyo ataje guterana uwo munsi turamutelefona tukamaza impamvu ataje gusenga, ariko mu by'ukuri uwo muntu icyambere ibyo bintu yabibonye, ibyo bintu yabigezeho ate? Uramushira hejuru se? Wamenya n'Imana nayo ariko ibibona? Cyangwa se dukunda kuko tuzi ko bari buture menshi gusa? Nitugira amaso nk'aya Sawuli tuzaba dufite urubanza, ariko nitugira amaso nk'aya Yonatani, ayo maso azajya twereka abami nubwo baba batarababo. Twe dukunda abami babaye bo ari mu bwami, umuntu ari mu mugisha, ariko hari abandi bami batagaragara. Hari abantu Imana ifata nk'imboni y'ijisho, hari abantu Imana yaciye mu biganza nk'imanzi, hari abantu irinda nk'uko irinda imboni y'ijisho, hari abantu Imana yitaho, hari abantu Imana ifata nk'inkoramutima, bashobora gukinga mu isi no mu ijuru bakaba bakinze, bakingura ikintu mu isi no mu ijuru bakagikingura. Hari abantu Imana ibona nk'inkoramutima zayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ungure umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. We kugira imirebere nk'iy'isi, we kugira imirebere nk'iy'abandi bantu bose, ahubwo ujye umenya ba Dawidi Imana ihagurukije, abantu Imana ishaka gukoresha muri iki gihe. No muri iki gihe abantu bitewe n'amaso yabo mabi bareba iby'Imana bakabisuzugura, ijambo ry'Imana n'ibindi. Abakorinto ba mbere igice cya 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese agakiza. Iyo umuntu afite amaso nk'aya Yonatani, amenya agaciro k'umusaraba, amenya agaciro k'ijambo ry'Imana, akunda umusaraba,
aravuga ati reka nihangane bingerageza kuko nyuma yabyo hari imigisha Imana imbiki, reka nyure muri ibi bingore ariko nyuma yaho Imana izangirira neza. Ni nako Yesu ngo yarengeje amaso umusaraba ngo abone ibyishimo Imana yamushize imbere. Tukwiye kuba abantu bameze batyo, abantu bashobora kurenza amaso ibibazo tukamenya ngo hirya yabyo hari ikindi Imana izakora. Ariko abantu bafite amaso nk'aya Sawuli bahita bacika intege, bakabona ka Dawidi mu isura y'ubushumba, ariko Imana iteganya ibindi bikomeye. Kubw'aya maso areba nabi hari ubwo tureba ibibazo aho bitari. Elisa yari afite amaso areba neza, inzara iteye Samariya, aravuga ngo ejo ku irembo ry'i Samariya ibiryo bizaboneka. Umuntu ufite amaso nk'aya Sawuli ahita aravuga ngo ibyo uvuze nubwo amadirisha y'ijuru yakinguka ntabwo byakunda. Ahita aramubwira ngo ubwo uvuze utyo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Kandi niko byagenze. Bukeye ibiryo byarabonetse, umwami ngo ahita muha umunzane ngo ajye gupimira abaturage batwara ibingana kuko bose bashonje. Abaturage baramukandagira arapfa, afata biriya birebesheje amaso gusa. Hari ibintu byiza Imana ateguriye abayubaha ariko bafite umutima wari muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza ariko abakiranirwa bazagubwa nabi. Uwo waba uri we wese, niba ukiranirwa umenye ko amaherezo bitazaba byiza, ariko ukiranuka nubwo yaba ari umuntu woroheje azagubwa neza, haba vuba cyangwa kera azagubwa neza. Abantu benshi bafite iki kibazo cy'amaso bahora baca intege abandi ngo ibi ntibishoboka, ariko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hari n'abakubwira ngo gukizwa ntibishoboka, nta murokore ubaho, kandi gukizwa ubusanzwe ntibigoye, niba ari ikintu coroshe no gukizwa. Indirimbo y'Ijana iravuga ngo Uwiteka mucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Kandi abari muri Kristo Yesu nta teka bazacigwaho. Biterwa n'ayo maso mabi abantu barebesha nibo bavuga ngo gukizwa ntibishoboka. Hari abandi babishoboye, Bibiliya yuzuye abantu babishoboye. Natwe twabibasha, byakunda turamutse turi kumwe na Kristo Yesu neza. Abigishwa ba Yesu bigeze kugira amaso mabi, abana baje ngo Yesu abakikire abahesha umugisha, ngo bahita barabirukana, begeza hafi abantu bazabamba Yesu. Abantu baje kumuneka, abantu batari inshuti ze, abari bo begeza hafi, ariko birukanye abana. Hari ubwo tujya tugira iyi mirebere, tukegeza imbere abatari bo, abazatwanga, abazatugambanira n'abatadukunda, akaba ari bo tugira inshuti za hafi, ariko abazadusengera n'abajya kutwiyiririza abo ngabo ntitubamenye. Ayo ni amaso, ni imirebere mibi. Navuze ko no mu matorero utura menshi, ufite ubushobozi buruta ubw'abandi ahita aba perezida wa korale, akaba perezida w'iterambere, akaba perezida wa komite y'amajyambere, akajegwa kwakira abashyitsi, buri kimwe cyose arakita kiyobora kuko niwe ufite amafaranga. Ariko ikibazo ntawe nubwo ari ico. Ngiye hakuyoborwa n'umuntu utari mu mugambi w'Imana, yaba umukene cyangwa umukire, nayoborwa n'umuntu afite icyo Imana yamuvuzeho, ari mu mugambi w'Imana, ziko nasenga ijuru rizamwumva. Uwo muntu Imana imufata nk'inkoramutima yayo. Ntabwo birebera kuba ufite amafaranga cyangwa utayafite, warize cyangwa utarize. Umuntu wese ukora ibyo ishaka mu isi Imana iramwemera. Nituba hafi y'Imana Imana itubikiye ubwami nk'ubwahaye Dawidi. Yonatani ni Yesu, hanyuma natwe turi ba Dawidi. Iyo ukunze Yesu cyane aguha ibintu bidasanzwe. Niko Bibiliya yavuze ngo dukundishe Uwiteka umutima wacu wose n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu zose. Hari ikintu kimwe cyiza cyabaye igihe Yonatani yarangiza kubona ko Dawidi azaba umwami. Ntabwo yaviriye mwaho, yamuhaye ibintu 5 bikomeye nifuza ko tuganira dushobora gukura kuri Yesu aka kanya. Numukundisha umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, hari ibintu 5 azaguha uzamukuraho, kandi birenze 5, kuko biravuga ngo Yesu yarazamutse atanga impano. Ni nako yasize abwiye abigishwa, ababwiye ati mwebwe ndagiye ariko mushobora no kuzakora ibiruta ibyo nakoze. We yakoze imyaka 3 n'igice, ariko twe dushobora kuzakora imyaka myinshi, dushobora kuzabwiriza abantu benshi, dushobora kuzakoreshwa ibikomeye nitugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ariko niturebesha amaso nk'aya Sawuli, tujya tureba ibibazo aho bitari,
tuzajya tudaha agaciro iby'Imana iha agaciro, dusuzugura iby'Imana ishima, tuzabaho ubuzima butishimirwa n'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yonatani yahise akora ibintu bitangaje, amuha ibintu 5. icya mbere yamuhaye ni umwitero. Umwitero usobanuye impano z'Imana. Mu gihe cya Eliya na Elisa, muribuka ko Eliya yabonye Elisa ngo ahita amujugunyaho umwitero, umwuka w'Imana ahita amuzaho. Kuva uwo munsi Elisa ahita akora ikintu kidasanzwe, afata ibimasa yahingisha ngo aragenda arabibaga, asezera umuryango aravuga ati kuva uyu munsi ngiye mu muhamagaro, nkurikiye umukozi w'Imana. Byari bitewe n'umwitero yamujugunyeho. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yaravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu yose ni Yudaya ni Samariya kuzageza ku mpera y'isi. Nanone Yesu yavuze ngo uwo mwuka naza azatsinda abantu, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Ikintu kigaragaza ko wahawe umwuka wera nuko uzaba ukundisha Uwiteka umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Ikindi ni imbaraga ushira mu kwezwa no mu kwihana, kuko uko ukomeza kwezwa wegera imbere winjira mu gukiranuka, niko Imana ikomeza kukwishimira ikagenda ikwemeza n'abantu. Ariko hari ubwo abantu ubona bigeraho ukagira ngo ibyo kwezwa ntibikibareba, ntigikomeze kuba ikintu cibanze mu buzima bwabo. Ariko ubukristo butagiramo kwihana ntibushoboka. Kuba umukristo atarimo kwezwa ntabwo byakunda. Ikintu kidutandukanye n'abandi bantu ni umwanya dufata twezwa, tubana n'Imana, tuba inshuti z'Imana. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'ubukristo. Ikintu cya mbere yamuhaye ni umwitero. Ese wigeze uhabwa umwuka wera? Umwuka wera ajya gutsinda akakwemeza ibyaha? Umwuka wera ujya wumva usabana nawo? Hari umuntu umwe twigeze kuvugana kuri telefone, hari akantu nari mubajije, atarambwira ngo mpa amasegonde make ngo maze mbaze umwuka wera. Numva arantangaje. Abantu bafata ibyemezo batabajije umwuka wera, ibintu byose bakabikora uko bavyumva, ariko hari abandi babanza gukonsulta umwuka wera, kabanza kubaza icyo umwuka wera bivugaho. Bese nahise mbibonamwe ubusabane bukomeye. Umwuka wera ari muri we, amuba hafi, ni inshuti ye magara, mbese yumva amuri hafi kuruta uko umuntu yabitekereza. Dukwiye kuba inshuti z'umwuka wera, dukwiye kuba inshuti z'Imana, dukwiye kuba abantu bari hafi y'Imana cyane. Ikindi yamuhaye umwambaro. Umwambaro usobanuye gukiranuka. Yesu iyo umwakiriye akwigisha gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi bizakubera umugisha niwiga kubaho ubuzima bwo gukiranuka. Ikintu kikumenyesha ko umuntu asigara inshuti ya Yesu, uzasanga asigaye akiranuka mu kazi, mu rugo, ku cacumi, mu bucuruzi, avugisha ukuri. Yarize gukiranuka mu mibereho ye yose, arangwa no gukiranuka. Nubona umuntu ukiranirwa, uzamenye ko uwo muntu hari ikintu abuze gukiranuka. Gukiranirwa ni ikinyuranyo cyo gukiranuka. Dukwiye kuba abantu bazi gukiranuka. Ntabwo umurokore avuga urwenya, ntabwo avuga amashengo, ntabwo umurokore ntabwo avuga ibintu bidahesha Imana icubahiro. Nubona umuntu urondogora akajya avuga ibintu gusa bisetsa bitarimo umwuka wera, bitarimo guhembuka, bitarimo, Bibiliya ivuga ngo muvuge ijambo rikwiye gukuza uryumvishe. Ese amagambo uvuga ahesha Imana icubahiro? Bibiliya iravuga ngo imbere ya marayika ntuzavuga ngo naracitswe. Amagambo yawe niyo azatuma utsinda cyangwa tumutsindwa. Hari umunsi amagambo yose wavuze uri umurokore utasabiye imbabazi azanyura imbere yawe yose uko yakabaye, kandi akagushirisha mu rubanza. Ijambo rirarema, ijambo rishobora gutanga ubuzima cyangwa rikazana urupfu. Ese muri iki gihe uyahuturahute? Ntuhora uvuga ngo ndapfuye, nta kigenda, ntaco nzageraho, ibintu bimeze bityo? Ntabwo wibagiwe imbaraga z'ururimi icyo zikora? Dukwiye kuba abantu bazi kwatura neza, bazi gukiranuka mu magambo yacu, bazi gukiranuka mu byo bavuga. Bizatubera umugisha. Icya gatatu yamuhaye inkota. Murabizi ko inkota ari ijambo ry'Imana. Uhereye mu Efeso ibice 6 uhita ubona ijambo ry'Imana ico rivuze. Abakolosayi 3:16 haranditswe ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Abantu benshi ntibagikunda ijambo ry'Imana, ahubwo bakunda ibindi bigezweho. Ariko nta wabarenganya. No mu butayu abantu banze manu,
kandi wari umutsima uvuye mu ijuru. Ijambo yari Yesu. Yesu yavuze ngo ninge mutsima w'ubugingo. Iyo wanze ijambo ry'Imana uba wanze waryandikishije, uba wanze Yesu. Mu cyumweru usoma Bibiliya kangahe? Mu cyumweru usabana n'Imana kangahe? Ni iki kigutunga? Ni ryari uheruka gusoma Bibiliya ukumva uraryohewe ukayifatira igihe iminota 30 cyangwa isaha ukavuga ati reka nsome Bibiliya numva icyo Imana imvugaho? Mwibuke ko Sawuli igihe yacaga urubanza rw'abadamu babiri bari indaya, bose basamira rimwe babyarira rimwe. Umwe niba yarasinze ntabwo mbizi, aryamira akana ke karapfa ahita yibaka mugenzi we. Salomo yaravuye gusaba Imana ubwenge, bamuzaniye urubanza ngo ahita afata inkota, aravuga ati ngiye kugacamo kabiri, aka kasigaye umwe atwara igipande undi atwara ikindi. Uwaryamiye yake aravuga ngo yego tukabure twese. Undi yibutse uko inda yamugenje nuko byari bimeze, aravuga ati hoya sinabona aho apfa, mu muhamutware nzamureberayo, ariko sinabona umwana wanjye apfa. Aravuga ati izo mpuhwe ntizisanzwe, ni wewe nyina w'umwana. Inkota ica imanza zananiranye. Hari uburyo umuntu ajya mu rusengero byamucanze, ibintu bimeze nabi, ijambo rikavuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, humura nzagutabara, nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzasha. Ugahita wumva urakomeye, ukamara iminsi wihanganye kuko wumvishe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirangiza imanza zananiranye. Ijambo ry'Imana n'ubugingo. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Abantu ntabwo bagikunda ijambo ry'Imana. Birababaje kubona umuntu yambara ikoboyi y'ibihumbi 10 adashobora gutunga Bibiliya y'ibihumbi 3. Birababaje kuba umuntu agura telefone y'ibihumbi 60 adashobora gutunga Bibiliya y'ibihumbi 3. Ubuse wazuzura umwuka werute? Hari n'abantu baba bageze no mu nzego zikomeye, mu baririmbyi, mu baramyi n'ahandi, ariko atajya yikoza Bibiliya, utamubona na Bibiliya yera. Ni iki kizatuma uhimba indirimbo nzima? Uzahimba amatiku, uzahimba ibikomere, uzahimba inzara, kuko nivyo bikurimo. Nivyo mbese buri umuntu asohora ibimurimo. Igihe cyose udafite ijambo ry'Imana muri wowe ngo ribe ryinshi rigwiriye, uzajya utanga ibidafite umumaro. Ariko ijambo ry'Imana niryuzura umutima wawe, uzamenya ibyahesha amahoro abandi, uzaba warakize umutima wuzuye ijambo ry'Imana, ufite igisubizo cya buri kibazo cyose bitewe n'uko ijambo ry'Imana ari umuti womora. Abantu ntibagikunda ijambo ry'Imana, bakunda ibindi bintu bigezweho ariko bitari ijambo ry'Imana. Ariko ibyo tureba, ibyo twumva, umwanya dufatira ibindi tugiye tubufata no mu kumva ijambo ry'Imana. Nigeze gutekereza kuri Bibiliya na telefone, ndeba umwanya tumara na mobile n'ukuntu tuba dukinisha, ujya kuri Facebook, ujya kuri WhatsApp, uri ku ma social network n'ibindi. Umwanya umaraho hose, nibura umuntu yavyukana umurongo wa Bibiliya akirirwa utekerezaho. Tuba tuzi Bibiliya mu buryo bw'igitangaza, ariko hari ubwo Bibiliya itakigira umwanya mu mutima wawe. Reka nkwinginge mu izina rya Yesu ugerageze inshuti ya Bibiliya. Ijambo ry'Imana nico igitabo, ni igitabo cyanditswe imyaka 1600, cyandikwa n'abantu barenze 40. Bamwe bari abahinzi, abandi ari abami, abandi ari abahanuzi. Ntikirava ku isoko, nta mwanditsi. Hari ibindi bitabo byagezweho ariko ntacarengeje imyaka 50. Ariko Bibiliya yo imaze iyo myaka yose igezweho, izahora inagezweho, kuko harimo ijambo ry'ubugingo. Urisoma uyu munsi, ejo rikaza ryahindutse ukundi. Ni nako manu yari imeze mu butayu. Umuntu yarayijyaga ntamenye iki mu by'ukuri uko iteye. Niyo mpamvu bayita manuhu, iki ni iki, kuko byari ibiryo bitangaje, ibiryo Imana yatetse. Ijambo ry'Imana nubwo umuntu yagigisha undi agahita agigisha ako kanya, wakumva hari ibindi bishasha wungutse. Bihora ari bishasha. Ijambo ry'Imana riruzuye, ririzewe, ryarageragejwe, riremegwa. Ikindi yamuhaye umuheto. Umuheto usobanuye amasengesho, kuko umuheto urasa kure. Inkota yo ushobora kuyitera uwo muri kumwe, ariko
umuheto urasa umwambi ugera kure, urasa kure. Amasengesho ni ikintu gikomeye. Ushobora gusengera umuntu ari muri Amerika, Imana igasubiza. Ushobora gusengera umuntu ari ahantu kure, Imana igakora ibintu bitangaje, kuko amasengesho agera kure. Umuheto ni ikintu kirasa kure. Umukozi w'Imana Billy Graham baramubajije ngo wakongera imyaka yo kubaho, afite imyaka 95. Bamaze ngo wakongera imyaka yo kubaho wakora iki? Aravuga ngo nakora ibintu bitatu. Icambere nasenga. Bamubajije icya kabiri, aravuga ngo icya kabiri nasenga, icya gatatu nasenga. Bamaze ngo kubera kuvuza ibintu bitatu bisa. Aravuga ngo umwanya namaze ku stade niruka mu bihugu, iyo umara mu cumba c'amasengesho nsenga, niho hari gukizwa abantu benshi. Yaravuze ngo iyo umuntu asenga ngo ashobora no gukoresha abamarayika, kuko mwibuke ko Petero igihe yari yafashwe yafunzwe, abitore bagiye mu cumba barasenga, ngo abo basengeye haranyeganyega, marayika yitamanuka muri gereza, aravuga ati abera bavuze ngo ntupfa, bavyanze kupfa, ambara imyenda yawe n'inkweto nkurikire tugende. Bahita banyura mu nzugi zikinze zirikingura zirababisa, amusiga higiyo, ngo ahita ngo amenya ko ivyo yatekereza bitari inzozi ahubwo byabaye, bitewe nuko abera bari basenze. Nidusenga ba Petero bazafungurwa, nidusenga imiryango izakinguka, nidusenga ibyananiranye bizashoboka, nidusenga ibidashobokera abantu ku Mana bizashoboka, nidusenga. Yesu abigishwa ntibigeze bamubwira ngo twigishe kugendera hejuru y'amazi, ntibigeze bamubwira ngo twigishe gutubura imigati, ntibigeze bamubwira ngo twigishe guhagurutsa ibirema. Ntabwo Yesu bigeze bamubwira ngo twigishe gukiza abagwayi, baramubwira ngo twigishe gusenga. Bari babonye imbaraga ziba mu gusenga, bari babonye gusenga icyo bikora. Yesu akwiye kutwigisha gusenga. Tukwiye kuba abanyamasengesho, tudasenga ariko twagize ibibazo, ahubwo tugasenga kuko dukunda Imana, tuyikundisha umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Nidusenga imiryango izakinguka, nidusenga ibitashobokaga bizashoboka, nidusenga ibihome bizavaho, nidusenga Yeriko izasenyuka, nidusenga Herode azatsindwa, nidusenga Imana izabana natwe. Tukwiye kuba abantu basenga. Ndiho ndababwira ibintu bitanu Dawidi amaze gukundana na Yonatani ngo akaramata akamukunda nk'uko yikunda. Hari ibintu bitanu yamuhaye, nibyo twariho turareba. Bibiliya tubwiye ngo icambere yamuhaye umwitero. Navuze ko umwitero ari impano z'Imana. Icya kabiri yamuhaye umwambaro, bisobanuye gukiranuka. Icya gatatu yamuhaye inkota, ijambo ry'Imana. Icya kane yamuhaye umuheto, amasengesho. Icya gatanu yamuhaye umukandara. Umukandara usobanuye kuvugisha ukuri. Abefeso 6 haravuga ngo mukenyere umukandara ari wo kuri, kuko muri iyi minsi ikinyoma cyamaze isi. N'abana b'Imana nabo bastangiye kwiga kubesha. Mu by'ukuri hari nubwo uhamagara umuntu kuri telefone umureba akahita kubesha, akabwira ngo rwose nagiye Gitarama cyangwa nagiye Butare, kandi umuhamagaye umureba imbere yawe kwa Rubangura. Ariko bitewe nuko ikinyoma kigenda gifata umwanya, wagira ngo telefone Imana ziduhaye ngo tuzibeshereho, ariko si wo mugambi w'Imana. Zikwiye kuba zikorera Imana atari zo kubesheraho. Ibyo twakora byose tutari mu kuri byaba ari ubusa. Bibiliya avuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Iyi nzira yitwa Yesu abanyamadini bose bayihururiyemo, ariko ikibazo abayigendamwo mu kuri ni bangahe? Abantu bose batagenze muri iyi nzira mu kuri, ari umutego bazahura nawo, ni ukubura ubugingo buhoraho. Gukora byinshi bitari mu kuri, wakora bike ariko biri mu kuri, ukajya wibaza ngo intambwe nteye ziteye mu kuri. Ahantu nyuze niho Imana ishaka ko nyura, ibi nkoze nibyo Yesu ashaka ko nkora. Ugatera intambwe iri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niba bitari ibyo, kuzabona ubugingo buhoraho bizakugora. Ariko nugenda mu kuri, ukubaka urugo mu kuri, abana bawe ukabarera mu kuri, ugacuruza mu kuri, ukiga mu kuri, ukaba umushumba mu kuri, ibintu byose ukabikora mu kuri, hari ibyiza byinshi Imana igutegurira. Imana ikubikiye ibyiza byinshi. Ushobora kuba usanzwe ukunda Yesu ukaba utangiye kugabanukirwa, cyangwa ushobora kuba utaramukunda na rimwe. Bishoboka ko wahuye n'ibicyantege mu rukundo rwawe. Nagira ngo ngusabe wihangane, wongere ukunde Yesu. Hanyuma nukunda Yesu arakugarukira kandi yiteguye kukubabarira.
hari ibyiza byinshi yateguriye abamukunda. Hari imigisha atanga muri rusange, ariko hari n'imigisha y'abantu akunda. Hari ubusabane agirana n'inshuti ze, hari intambwe ashaka kuguteza aka kanya. Garuka mu rukundo wakundana na Yesu, we kwita ku bicantege wahuye nabyo. Urukundo umukunda rukwiye kurengera ibyo wageragejwe. Bishobora kuba ari ubukene, bishobora kuba ari abantu baguhagurukiye, bishoboke ko ari ibibazo wahuye nabyo mu itorero. Garuka mu rukundo rw'Imana. Nta handi ushobora kubona ibyiza usibye muri Kristo Yesu. Birashoboka ko nkurikiye utarakira Yesu umwami n'umukiza, utarinjira mu nzira yo kumukunda. Ndakwinginze ngwino, niho honyine ushobora kubona urukundo rwuzuye. Birashoboka ko wakunze umugabo, washatse umugabo uzi ngo ugiye kuruhuka, ntiyaguha urukundo rwuzuye. Birashoboka ko wakunze umugore uzi ngo n'uburuhukiro, ibyo mutegerejeho ntiwabibona. Birashoboka ko uriho uranyumva warakunze umuhungu akaguhemukira, cyangwa ukaba warakunze umukobwa akaguhemukira. Ngwino Yesu, uzasanga ari inshuti nziza, ntakundana nk'abo bose. Azaguha ibirenze iby'abantu baguha, azaguha urukundo rwuzuye. Unkurikiye utarigeze urukundo rwa papa, utarigeze urukundo rwa mama, Yesu yaguha urukundo rwinshi kandi rwuzuye. Inkuru nziza ngufitiye muri aka kanya: ibyo utahawe na papa, ibyo utahawe na mama, ibyo utahawe n'imiryango, ibyo utaboneye mu itorero, mu maraso ya Yesu birahari. Imana izakubera so, izakubera umubyeyi, izakubera abavandimwe. Igihe wari utegereje urukundo wararubuze, wabaye imfubyi uri umwana, ariko Yesu yaguha urukundo rwuzuye. Mvuze ibintu 5 Yonatani yahaye Dawidi. Uruta Yonatani ari hano, ni Yesu umwana w'Imana. Yiteguye gukora ibiruta ibyo utekereza. Azaguha indishi z'akababaro. Warababaye mu buzima, hari ibintu byinshi Yesu akubikiye. Akubikiye ibyiza byinshi biruta ibyo watekereza. Ugomba kurambura amaboko yo kubyakira. Aka kanya yantumye ngo nkubwire ngo arashaka gukunda. Birashoboka ko wamuhemukiye, ukagwa mu byaha bikomeye. Wananiwe kwiyakira, wabuze n'uwo wabibwira. Wari umudamu mu rugo rwawe, ariko birashika uca inyuma uwo mwashakanye, nawe Yesu yakubabarira. Wari umugabo, biragushikira, ubura imbaraga, ugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, nawe Yesu yakubabarira. Birashoboka ko wakundanye n'umuntu ushiduka waraguye mu byaha, Yesu yakubabarira. Abantu baragushutse ujya kuraguza, Yesu akubikiye imbabazi. Imana iragukunda kuruta uko wabitekereza. Ibyo nabyo Yesu yabibabarira. Birashoboka ko wagambaniye umuntu, yenda akaba yaranapfuye, ibyo nabyo Yesu yabibabarira. Birashoboka ko wagiye mu rumogi, birashoboka ko wagiye mu biyobyabwenge, nabyo Yesu yabibabarira. Birashoboka ko wagiye mu itorero uzi ngo nahantu uzaruhukira, ariko urangije baraguhemukira, barakuvuga. Ibyo warutegereje si byo wabonye, nawe Yesu yakwakira. Ntabwo igisubizo ari ukurivamo, ntabwo igisubizo ari uguhunga. Garuka kuri Yesu. Birashoboka ko wafashe inguzanyo muri banki uzi ngo ugiye gucuruza wunguke, ntibyagenda nk'uko wabitekereza, none amadeni atumye uba kure ya Yesu. Garuka mu rukundo rwa Yesu, niho honyine ushobora kugira amahoro yuzuye kandi akazana kwishurira. Birashoboka ko bagufashe ku ngufu, kuva icyo gihe wumva wanze Imana n'abantu. Ngwino kwa Yesu. Birashoboka nanone ko unkurikiye hari ubwo wagize papa wawe mubi, ntiyaguha urukundo. Wumva abantu ntabwo watinyuka kuvuga ngo Mana data. Uhita wumva kuvuga Imana data yaba imeze nka papa wawe, ariko Yesu ni mwiza, ntameze nka papa wawe. Ngwino kuri Yesu, yakwakira. Tugiye gusengana n'abantu bashaka kwakira urukundo rw'Imana, bashaka kongera gusabana na Yesu no gukunda Yesu akaramata. Data, mu izina rya Yesu, gushimiye abantu bose bemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza, bakaba bumvise ijwi ryawe ryinginga kugira ngo bababarigwe. Bandike mu gitabo cy'ubugingo, bakure mu gitabo cy'urubanza. Sengeye nanone abari bamaze gucika intege, urukundo rwabo rwarabaye mu kwidovya, bagarure mu nzira yawe, bahe imbaraga. Abafite imibabaro n'intambara bitandukanye, ndasenze kugira ngo bahe imbaraga zingana n'igihe barimo, basubize kubw'ukwera kwawe no gukiranuka. Uzabukoze. Nanone Mwami, komeza gufasha abera bawe muri byose, bagirirwe neza nawe. Abagwayi bakize, abagiye mu bucuruzi ubaha umugisha, abagiye mu kazi ka buri munsi ubaha amahoro n'amagara meza, bagirirwe neza n'Imana muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Pastor Desire Habyarimana. Nagira ngo mbibutse ko mbakunda, nkabifuriza umugisha w'Imana.
niba ushaka guhamagara kugira ngo usengerwe, telefoni igendanwa ni 0788422984 0788422984. Mwadusura nanone kuri website y'ivugabutumwa wa_agakiza_org OR_, wa_agakiza_org. Kuri Facebook mwadusanga kuri page Habyarimana Desire cyangwa kuri page y'agakiza_org. Turabakunda kandi mukomeze gukunda Yesu akaramata. Imana ibahe umugisha. Ubutumwa bukiza ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga rw'ivugabutumwa wa_agakiza_org. Intego yacu nkuru ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kuko ariyo nshingano nkuru Yesu yadusigiye, nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Dukora amahugurwa y'ibyiciro byose: abakozi b'Imana, abubatsi ingo, urubyiruko, abikorera, ibigo by'amashuri, abakozi ba leta, abakristo bagiye mu mahanga n'abanyeshuri bagiye gukomerezayo amasomo. Tubaha inyigisho z'ubumisiyoneri, dutanga amahugurwa y'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge, dukangurira amatorero ya gikristo gushyira mu bikorwa inshingano nkuru yo kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Dukora ibiterane byagutse by'ivugabutumwa ku bufatanye n'amatorero ya gikristo, tugasengera n'ibyifuzo by'abantu batugana ku buntu. Dukorera Sonatibe ku muhanda ujya Saint Joseph mu nyubako ya Camille House. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mukoresheje nimero 0788422984. Mushobora no kudusura kuri page yacu ya Facebook ariyo agakiza_org. Ubutumwa bukiza, kira ubu umusemburo wo gukira kw'abandi.